uzi ibibazo umuganda ukemura cyane ibyo by'akazi mu gihe cy'inama bakigira ibibazo byinshi amakimbirane gahunda za leta niho ngaho gira icyo ibyo biyama ndimo kugufata ya turi hano mu karere ka Kayonza mu rugero rw'inkwavu mu muganda rusange w'igihugu cy'u Rwanda nk'uburyo bw'umurenge rero ugenda ugira ahantu uteganya nk'akagari ku kagari umudugudu ku mudugudu hano rero ni mu mudugudu mu kagari ka Mukoyoyo umudugudu wa Rebero rero nk'umudugudu bose abaturage baba bahuriye hano bakora umuganda barasibura imiferege ijyana amazi kuko umuhanda ubuca izi rero ni inyungu zacu ubwacu nk'abanyarwanda zikaba inyungu ku gihugu rero uyu munsi wenda akantu keza karushijeho ni uko twagize n'abashyitsi n'abashyitsi bahe umuryango wa Sinapisi wenda nanjye ni umwe mu bamamburi b'uwo muryango kuko sinagiriye ubuntu bwo kujya kwigamo wahamo ubumenyi kandi maze kugera ku bintu byinshi byiza ariko ikintu gihebuje kinini cyane ni ukubona umuryango wa Sinapisi bita ishuri bafite inshingano nyinshi bigomwa biriya bakaza kwifatanya natwe mu mudugudu wacu mu buryo bwo gukora umuganda harimo urukundo rwo gusura abamamburi ba Sinapisi ariko hari n'urukundo rwo kwifatanya n'abaturage habo twebwe abo muri Sinapisi dutuye dukorera ubuzima bwa buri munsi ni byiza rero harimo n'umuyobozi none se pasita mukora iki se ubundi mwebwe muri Sinapisi mwaje nk'abikorera mwaje nka ba rwiyemezamirimo se mwe mwaba mukora iki mukora iki yego turakoze cyane wenda nuko nasobonaga ku gikorwa nyirizina turimo no munsi ariko mu buzima busanzwe bwa Sinapisi cyangwa uburyo njyewe ndi umupasiteri pasiteri Karemera James nkora uburyo bw'ivugabutumwa hirya no hino murabona ko naje hano mu giturage muri Kigali ariko nifuje gukorera hano bitewe n'uko hari amahugurwa twafashe meza yo kubanza kurambagiza ahantu n'ikihakwiye muri ubwo buryo rero nabonye ko hano hasa naho hari ubwigenge ku buryo bw'insengero kandi ari umwuga wanjye nkazana uburyo bw'ivugabutumwa ariko mpageze kwa kwiga ya research umuntu aba arimo mbona hakeneye uburyo bw'uburezi ko abana biga kuri shuri biga kure hafi kilometero nka 5 ahitwa hafi tujya inama n'abaturage ko hari irerero risanzwe rihari abaturage bifashije kubyubakira kugira ngo abana babo babone aho bigira hafi abakiri batoya wenda tuganira uburyo ki rero iri rerero ryakwaguka muri ubwo buryo rero namenye umuryango wa Sinapisi ko utanga amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru kubikorera ibyo bakora ariko bigamije inyungu rusange y'abaturage rero ibyo nkora ntabwo ari business yanjye ku giti cyanjye ni inyungu rusange y'abaturage uburezi ni inyungu rusange twebwe ku gihugu no ku bashyitsi badusura yabona abanyamahanga n'iki kuko hari abarimu baturuka hanze baje kuduhugura nicyo gikorwa nkora rero ubwo no kuvuga ngo ni cyaki ariko bikagira andi harimo nari nacyo naganiyeho na Sinapisi ko bampuguraho cyane uburyo bwo kwikorera none nkabigira umwuga urumva nabyumvaga ko ari cyaki abaturage n'iki ariko nkigera muri Sinapisi nize yuko iki kintu ushingiye kuri kariya kabuto nyine bashingiraho bavuga umuryango wa Sinapisi akabuto ka Sinapi muri Bibiliya turakigisha abanyedini turakigisha ariko ugasanga kubishyira mu bikorwa ni ikibazo ariko mu mahugurwa tumaze kugera nabonye ko akantu gato kariya kantu bita ECD ni irerero ry'ibanze ry'abana batoya inshuke bajya bagakina neza numva yuko twahera kuri iri rerero ry'ibanze bikabyara good cyangwa se big school uburyo n'abana bakigenda zangenda Robert, I want to interview you. Can I have your phone? Najyo inazemo Sinapisi ariko nje kuyibonamo ibindi birenze ntabwo ari bwa bumenyi gusa ntabwo ari bwa buhanga baduhugura kumenya ahubwo hari urukundo rwa Gikristo nawe ujemo ntazi ko ari umuryango wa Gikristo cyangwa se ufite uburiye n'iyobokamana ariko nabasanze ni urukundo rukomeye cyane uyu munsi bigomwe gufata abashyitsi abanyamahanga bafata fiyoro imodoka bakura imisozi nk'iyi ngira ngo wenda abazagenda bayibona kandi ntabwo ari mwiza urabona ko ariyo mpamvu turimo tuwukora ariko bakazamura bisi uyu musozi bakayishyira hejuru bakaza gusura the one James wigamo